abo bantu bagiye gusengera abasore bose ariko mu gisirikare kandi cyo guduka cy'iminota iki harajyaho n'abakobwa 20 mwisetinga neza basengera abakobwa bose hajyaho n'abana bato niturangiza twakirisha ijambo ry'Imana banasifiwe haleluya tuzamurira asifiwe kuba maso y'Imana umunsi umwe gusa biruta kuba hanze imyaka igihumbi soye icyo ngicyo kandi muraduhagarariye niba ufite icyaha ukihane ntakike kuko ugiye gusengera abantu benshi banasifiwe tuzamure nanjye rero kandi Padre
umusore arabyara yatera umukobwa inda yazashaka agashaka uwo ashaka kandi yarangiza wa mwana yashaka akamuzana iwe akamurera ariko akagusiga. Imana idufashe ibyo ngibyo byo. Ikindi cya gatatu nasengeye mwe kuvuga ngo umusore n'umusore niba tugiye gushaka n'urana w'umusore aho gukira umwana uteze hose uvuge ati urugo rwanjye ese ruzamera rute nawe utangire gutekereza mu umusore atekereza Bwana sifu. Bila Mwenyezi wangu roje kuunganiriza. Turi gutara. Twese turi hano namwe mwicaye nanga nyinguke. Kuvugeze hano utakiri hano. Kuvugeze kuri urugero. Ni Imana yakurinze. Asifiwe. Amen. Nukuri genda nekerezo gihe banteruye bashize mu ngozi bampereza bameze gutya hava mu kuvuga icyo gihe kugeza amasaha n'Imana ikizite ikiturize yego shaka ngaho shiramo tubwire Imana ngo warakoze kuko twabaye abana tubana bakuru asifiwe ngaho
Imana cyangwa umwuka wera nagwishurire ngo ibi biryo ntabwo bikwiriye, warangiza ukagira apeti ukabirya. Si ibiryo byo mu nkono, wanasifiwe. Ibiryo byose turya nizo dukora, kuko icyo ukoze gishobora kwica ubugingo cyangwa se kikica umutima. Daniyeli amaze kubibona yaravuze ngo, yaragambiriye avuga ngo sinziyabirisha ibyo kurya by'ibwami bwawe. Arabireba aravuga ngo hoya ntabwo nabirya. Aragambiriye, ariko twe ntabwo tukugambiriye, kubera ko tubona yuko ubuzima bugoye, ntugambiriye gukora ubyiza. Daniyeli amaze kugambirira abwira bagenzi be avuga ati nabona biriya biryo babitanga babiterekeyeho, bavuze amagambo y'ikuzimu n'ay'abarozi, babihishurirwa batagize babibona. Barangira bavuga ngo ntabwo tuzajya kuri ibyo biryo. Ntabwo wasura umukobwa muri gato cyangwa usura umusore muri gato uzi ko hari ibiryo, kandi ibyo biryo murabizi. Rwanda ziri tugambirire. Uzi ikintu cyabatunze? Ibishyimbo n'amazi yabyo barangije barashisha, ariko cyane cyane barya ijambo ry'Imana. Banasifiwe. Muzi neza ko ifiriti n'amakaroni n'inyama bituma uyu mubiri utwambaye uyu gusa wabijya ku wa mbere ukageza ku cyumweru ugashisha rwose ugasa neza, ariko umutima usa nabi nabi. Rero niyo mpamvu kuza hano imbere tugasirimu ntacyo bivuze utaragambirira. Waba uri mukuru waba uri muto, ntacyo bivuze utaragambirira, kuko tuva tukajya kurya ibyo kurya by'ibwami, tukajya kurya ibiryo by'ibwami hariya hasi, twarangiza bikanduza imitima, umubiri wacu ugacya tukabona yuko dukeye, ariko umutima utaragambirira. Icyo basaba ni uko twagambirira
tukareka kwiyanduza. Hari abantu boga umubiri ariko umutima batarawoga. Hari n'abantu bajya ku meza bakarya ariko umutima utariye. Hari n'abantu bashyira amafaranga kuri konti ariko umutima wabo ukiri kureba. Niyo mpamvu ibishuru dukore ntabwo ari ijambo dorete nundeba uzasigara. Ndabibabwira nindeba kuri cyiza azasigara. Ibanga ryawe n'Imana. Reka kwiyanduza. Haranira kutarya ibyo kurya byari hanze n'ibyaha byose muzi. Nubirya umutima uzandura n'umubiri wandure. Imana nigera twese tuzahurira. Ariko nitugambire. Daniyeli yigeze kuvuguruza isengesho. Aravuga ngo nuko nsenga rimwe ku munsi bakaba batanze itegeko ry'uko umuntu uzasaba Imana iyo ari yo yose muri kiriya gihugu bazamushyira mu rwego rw'intare. Arangije aravuga ngo ngewe noneho ndafungura idirishya ryerekeye Yerusalemu. Uri kubyumva yewe? Ryerekeye Yerusalemu. Nindangiza nsenge gatatu umunsi. Barasiba. Haleluya. Iyo usenga umutima wawe werekeza. When you pray umutima wawe uri ntabwo uri kuri byo wasemo. Arangije baramurega ariko ishari ni bibi. Uba bagiye kumubwira umutware w'intara zose abari bari kumwe bagiye kuyobora. Baravuga ati oya kubera iki? Turavuga ati ntabwo yatuyoborana. Turamurega ku Mana yuko nta kindi cyaha twamubonye. Ati Imana ntabwo kidukoze isoni. Tuzamure ibiganza rero. Haleluya. Nizo arangije arasenga. Twarabatuwe bose umwami wacu twigisha ijambo rye umwana we mu mbaraga z'umwuka. Yarasenze ntabwo byigeze bimubuza kugira ute gufatwa. Barangije baraza baramufata bamujyana imbere y'umwami. Baramurega umwami ateraho igikumwe kuko agiye gushyirwa mu muntu. Tuzamure ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Bashyiraho ikimenyetso cy'uko agiye kujyanwa mu mwobo mu rwego rw'intare. Arangije aratuza kuko ntacyo ari kugifite. Uko ng'itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo ntabwo ryigeraga rivuguruzwa na rimwe. Genda wicara. Ibyo birangiye baramuzana bamwinjizamo ariko ikintu ahishuriwe. Hari ijambo rivuga ngo Yesu Kristo ni intare mu muryango wa Yuda.